bakunzi b'isoko y'imigisha TV, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri kamera z'isoko y'imigisha TV. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe kuri kamera z'isoko y'imigisha TV muri kuhabona umukozi w'Imana cyangwa se Pastor Chris, benshi muzi ku izina rya Chris cyangwa se Pastor Chrysostom. Pastor, karibu turakwakiriye rero. Yego, ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Nejejwe no kongera kuboneka muri uyu mwanya. Yego. Kugira ngo dukore umurimo w'Imana nk'ibisanzwe. Tuganire n'inshuti zacu n'abavandimwe. Yego. Tuganire n'abadukunda n'abadukurikirana kenshi kuri channel yacu Isoko y'Imigisha TV. Uyu munsi rero wa none tukaba tugeze n'umugisha uko tugiye kugaragara no kuri TikTok live. Abantu bose rero mudukurikire kandi mugubwe neza, ufashwe n'Imana kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Yego. Pastor, turi live kuri kamera z'Isoko y'Imigisha TV, yaba ari kuri YouTube channel ndetse no live kuri TikTok. Ndagira ngo uhereze abantu ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Mbaha ikaze bene data, buri muntu wese aho ari. Ubuntu bw'Imana bane namwe mwese, bari ku mugabane wa Afurika, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Umugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, no ku mugabane wa Aziya hose abadukurikirana, mwami Yesu abahe umugisha kandi abiteho cyane. Yego. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Turabishimiye kandi turabakunda. Yego. Reka tuvuge ngo Uwiteka Imana abahire mu byo mukora byose. Amen. Amen. Ya, Pastor, umeze neza rero? Ndashima gitare. Umeze neza? Yesu araturinde twese. Yego. Njye n'umuryango. Yego. Ndetse n'umuryango mugari w'Isoko y'Imigisha. Yego. Twese turacyashima Imana. Twakiriye n'abantu bose bari kudukurikira kuri kamera z'Isoko y'Imigisha TV. Mbibutse ko iki kiganiro tugiye kugirana kiraza kuba gihita kuri channel y'Isoko y'Imigisha TV ndetse na live kuri TikTok ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose Isoko y'Imigisha TV ikoresha. Yego. Yego. Pastor, Haleluya. ndabona umeze neza cyane nk'ibisanzwe. Ndashima Imana n'ukuri. Yego. Yesu akomeje kunezeza umutima wanjye. Yego. Ndamushimira. Aha. Wari umeze neza nta kibazo ahantu hose. Yesu andinze neza. Agikora cyacitse. Amen, amen, amen. Ubuzima iteka ryose n'ibihe byose. Yego. Nk'uko bisanzwe rero tangira udusengera dushyira imbere y'Imana. Yego. Karibu mu gusenga, Pastor. Turagushimiye Imana yacu ihoraho, Imana yacu iri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, no calibre ne mandola biesando vigre. Tugushimiye kurinze ubugingo bwacu. Yego. Tugushimiye cyane Nyagasani Imana kurinze n'imibiri. Haleluya. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe mu bihe byatambutse. Yego. Tugushimiye ko waturindiye imiryango, ukaturindira abavandimwe, ukaturindira abantu, ukaturindira inshuti. Yego. Nuhabwe icyubahiro Data wa twese uri mu ijuru, warinze umuryango mugari w'Isoko y'Imigisha. Ishimwe n'iribi ryawe iteka ryose n'ibihe byose. Tugiye Nyagasani Imana rero kuganira ku kiganiro wadutegure muri kino gitondo. Reka uyobore ubwenge bwacu, uyobore amajwi yacu, uyobore kino kiganiro Mana Data wa twese uri mu ijuru. Tugiye kugirana n'abantu bawe kugira ngo byose Mana Data wa twese biheshe izina ryawe icyubahiro. Amahoro ya n'ubuntu bwawe ukomeze kugaragara kuri twebwe, ukomeze kutwishimira no kutwitaho, kandi ukomeze kutugira neza Nyagasani Imana. Tubone ubuntu bwawe Imana, dutangirane nawe, gutangira turi kumwe nawe kugeza dushoje. Mwuka yaratuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Pastor, Yego. ngira ngo iki ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'umugisha cyangwa se umugisha n'amahirwe. Mu by'ukuri iki ni ikiganiro gifite ibice bigiye bitandukanye, ndetse hari ibice twagiye dukoraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo menyeshe abadukurikiye ko banyarukira kuri YouTube channel y'Isoko y'Imigisha TV bakabasha kuba twabirebaho wadusobanuriraga aho umugisha n'amahirwe bitandukanira. Mu by'ukuri iki nicyo kiganiro dukomeje, kandi ntekereza neza yuko
tugiye kugikomeza kugira ngo dukomeze gusobanukirwa neza, ese mu by'ukuri umugisha n'amahirwe bitandukanira he? Ese umugisha n'amahirwe ubundi bimeze bite? Kuko abantu benshi bakunda kubyitiranya, abantu benshi bakunze kuba babifata wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo duhereze umurongo kuri icyo kintu, ubanze mbere na mbere utubwire, ese ubundi amahirwe ni iki, umugisha ni iki? Ese amahirwe twamaze kubona ko amahirwe akomoka mu buryo bw'umuryango, ariko wenda harimo abatarigeze babasha kuba basobanukirwa neza, ngira ngo abantu bataza wenda badukurikiye cyane cyane kuri TikTok baze gutanga ibitekerezo banyuze mu buryo buri comment, bace muri comment section babaze ikibazo cyangwa se icyo cyose bifuza n'icyifuzo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Pasiteri arahari kugira ngo adusobanurire, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza, tuzi ngo umugisha n'amahirwe bitandukanira aha, amahirwe ni gutya, umugisha ni uko. Karibu pasiteri. Umugisha rero twavuze yuko ari umugisha utangwa n'Imana kandi ukagira amahame awugenga. Kugira ngo ubone umugisha hari amahame ugomba gukurikiza. Yego. Harimo amahame yo kubaha Imana. Yego. Amahame yo kubana n'Imana mu masengesho. Yego. Harimo amahame yo kubiba, gutanga. Harimo mbese ibintu byinshi wakora kugira ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka Imana. Ntabwo ari ibintu bipfa kwizana. Ni ibintu bizanwa n'uko umuntu yubaha Imana. Haleluya. Amen. Bizanwa n'uko umuntu yubaha Imana. Niho bitandukaniye n'amahirwe. Amahirwe ushobora kuyabona atari uko wubashye Imana, atari uko wasenze, atari uko wabaye imbere y'Imana, atari uko wabibye, ahubwo kubera ko wigiriye amahirwe gusa ukayavukana. Ushobora kuyavukana cyangwa ukayagira mu buzima bwawe umunsi ku wundi, bikaba ari amahirwe. Ni ikintu ushobora kubona atari uko wakoze ikintu icyo ari cyo cyose. Yego. Nta mbaraga zindi washyizemo. Yego. Ntabwo umuntu ashyiramo imbaraga kugira ngo avukire mu muryango mwiza. Ni amahirwe gusa agira, akavukira mu muryango mwiza, akavukira mu gihugu cyiza gifite ubushobozi, gifite amafaranga. Rero ni amahirwe bidaturutse ko umuntu yagize gute, yasenze cyangwa se yubashye Imana. Yego. Pastor, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri tumaze kubona ko umugisha n'amahirwe bitandukanye. Hanyuma noneho ku mugisha bimeze bite rero sasa? Ku mugisha, ubundi umugisha navuga ko ukorerwa. Yego. Ariko amahirwe yo ni tombora. Gute rero sasa? Byose bituruka ku Uwiteka. Ntabwo ari ibintu, kuko ibintu byose tubona biva ku Mana. Ariko mu by'ukuri amahirwe n'umugisha biratandukanye. Yego. Umugisha wo umuntu arawukorera. Sibyo? Ntabwo umugisha upfa kwizana. Utangwa n'Imana ariko umuntu yawukoreye. Yego. Navuze ko harimo kritere zituma umuntu abona umugisha. Yego. Birimo gusenga, birimo kubana n'Imana, birimo kuba Imana, birimo kubiba, birimo gukora ibyiza, hanyuma Imana igatanga umugisha. Yego. Yego. Ese pastor, birashoboka ko mu by'ukuri waba ukiranuka cyangwa se ukora n'iby'Imana ishaka n'ibyo yifuza, Yego. ariko mu by'ukuri ukaba wakora ukabura n'umugisha, utangira kwibwira ko wenda hari imivumo ufite cyangwa se hari za karande? Bimeze bite mu by'ukuri? Gerageza dusobanurire kuri icyo kintu. Za karande zibaho. Yego. Ariko imivumo ya karande n'ubundi itsindwa n'imbaraga z'Imana. Yego. Imbaraga z'Imana nizo zirangiza imivumo ya karande. Zirangira gute rero? Iyo umuntu akijijwe akizera Kristo umwami n'umukiza, Kristo niwe ugenda urangiza izo karande, iyo mivumo ituruka kuri karande, ituruka ku basogokuru cyangwa se ku bakurambere. Iyo mivumo yose rero igenda ikurwaho nuko Yesu Kristo ari muri wowe. Yego. Ariko ntabwo ari gupfa kumwakira gusa. Imaze kumwakira utangira urugendo rwo gusenga kugira ngo Imana ikore umurimo wayo muri wowe. Yego. Ukora urugendo ugasenga buri munsi, kuko ntabwo ari ukwicara, ntabwo ari kudamarara ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Oya, nyuma yo kwakira umwami n'umukiza, yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, menya neza ko ari urugendo rundi kandi rutangiye rwo kugira ngo icyambere use na Kristo. Kugenda usa na Kristo ni kugenda utsinda iyo mivumo yose, utsinda izo karande, ko Kristo muri wowe akora umurimo utangaje ku buzima bwawe. Yego.
kandi Kristo ntabwo akora ku buryo bw'umwuka gusa, yego, akora no mu buryo bw'umubiri. aha, Kuko icyamuzanye ni ukugira ngo tube abera, yego, ubugingo bwacu bwezwe, ariko tunabyibuhe no mu buryo bw'umubiri. Yego. Kuko tuzi neza ko ubugingo iyo ufatanyije no kuba umuntu afite n'iby'umubiri, bishobora kurushaho kunezeza Imana, Yego. arushaho no gukura no gukorera Imana birenze cyane ko yayikorera nta by'umubiri afite. Rero mu byazanye Kristo byose birimo, ni ukugira ngo tugubwe neza mu buryo bw'umwuka, ariko tunagubwe neza no mu buryo bw'umubiri. Pastor, ese umuntu yabwirwa n'iki ko afite amahirwe cyangwa umugisha mu by'ukuri? icya mbere sibyo, yego, kugira ngo umenye ko wagize amahirwe ni uko ikintu kikugwirira. Amahirwe atuma ikintu kikugwirira. yego, Abandi ugasanga, reka ntange nk'urugero wenda, yego, ushobora kuba dushobora kuba twiganye twese, Yego. kananga urwo rugero, turi abanyeshuri twiganye kandi twize kimwe, urumva, ndetse wenda ngewe Krizo nawe Mugisha ushobora kuba mu ishuri undusha ubuhanga, ariko mu by'ukuri hajya kugira ikintu cyo kugira gute, cyo gukora ibizamini by'akazi, ukajya kubona ukabona ugize gute, wowe ubashije kugira gute, gutsinda neza, ukabona akazi kandi atari kwandushaga ubwenge. Aho ngaho amahirwe yakoze, yego, si ibyo amahirwe yakoze, ukabona ni wowe batoranyije, nta ruswa watanze, nta kimenyane icyo ari cyo cyose cyabayemo, ariko ni amahirwe gusa wigiriye. Ariko kandi ikindi kigaragara ngo akora amahirwe ni uko ntabwo wubaha Imana, ntabwo usenga cyane, ntabwo urusha abandi gusenga, ariko ni amahirwe gusa Imana yakwihereye. Ni ibyo ngibyo, amahirwe nayo ngayo, ariko umugisha wo utubaha Imana ntubona umugisha. yego. Bakunze ibisoko y'Imigisha TV, mwe mudukurikiye live kuri TikTok, tubutse ko mukomeza gutapinga musharinga kugira ngo iki kiganiro cyangwa se live igere ku bantu bose. Mu by'ukuri nabwiye ko iyi ari live, ni live nziza kandi live y'umugisha. Mukomeze rero mutapinga musharinga, ndetse n'abandi munyarukire kuri YouTube channel yitwa Isoko y'Imigisha TV, mukomeze mugenda mureba iki kiganiro ko kiri gucaho live. Haleluya! Ndetse mbibutse neza ko iki ni ikiganiro aho buri muntu wese wifuza kuba yanatujoyininga yabyandika muri komenti, ubutaha nawe tukazamuha ikiganiro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Waba ufite ubuhamya, waba ufite icyo ushaka kugeza ku bantu, waba ufite ijambo, turakwakiriye. Karibu kuri kamera z'Isoko y'Imigisha TV. Mbibutse ko uyu turi kumwe ari Pastor Chris, abari kumwumva mu buryo buri live direct, biri kuba kano kanya, ndetse ngira ngo muri kubibona kuri social media zose z'Isoko y'Imigisha TV, niho iki kiganiro kiri guca. Iki kiganiro ni kivuga ku mahirwe n'imigisha. Ese mu by'ukuri abantu bakunda kubyitiranya, bagakunda kubihuriza hamwe, kandi mu by'ukuri tumaje kubona ko bitandukanye, aho amahirwe ari umuntu avukana, yego, ariko umugisha ari wo utangwa n'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. None Pastor, aha ndibaza nkavuga nti se hari abantu mu by'ukuri ushobora kuba wakora n'icyo avuye no kugikora, mu by'ukuri ugahita rwose, nakwita ko kimwe ari umaze iminsi usengera ugahita ukibona. Ubwo ngo turahita amahirwe cyangwa turahita umugisha Pastor? Hanyuma ugerageze wongera ijwi, kuko abakurikiye live bari kutubwira ko wakongera ijwi. Yego. Reka mvuge ikindi kintu, umugisha uraramba, yego, umugisha umara igihe kirekire, yego, ariko amahirwe ushobora kuyabona uwo munsi, yego, akarangira uwo munsi. Biratandukanye rero. Waruvuze ngo icyo kibazo warumbajije, nari nkubaje nti urabona hari ukuntu ushobora kuba uvuga gukora icyaha runaka, yego, mu by'ukuri ugahita warunda ari umaze iminsi usengera nk'ikintu, tuvuga ari umaze iminsi usengera akazi, ariko mu gihe runaka ako kazi uvuye gukora icyaha ugahita unakabona direct, kandi watubwiye ko umugisha ari utangwa n'Imana. Mu by'ukuri ibyo bintu dutandukaniza n'amahirwe aho ngaho, hagati aho ngaho. Icyo kintu gusenga, iyo usenga Imana, yego, ukagira n'andi mahame atuma ubona umugisha, yego, hari igihe gukora icyaha, yego, byakubuza kubona umugisha, ariko ikibazo ni ukukibamo, ntabwo ari kugikora. Ikibazo ni ukuba mu cyaha, kuba mu cyaha, yego, ariko kugikora ukagaruka ukihana, yego, ntabwo byakubuza kubona umugisha, ntabwo byabuza umuntu kubona umugisha. Iyo ugarutse ukihana, n'ubundi Imana
ishobora kuguha ibintu byawe, ariko icyo tuzi ni kimwe, ni uko buri cyaha cyose kigira ingaruka. Ushobora no kubona n'ako kazi, ariko ko wakoze cya cyaha ukazabona ukazagira intambara muri ako kazi, ugasanga n'ubundi n'iza ngaruka za cya cyaha. Yego, sibyo? Wagize umugisha wo kubona akazi nubwo wakoze icyaha, ariko kubera ko buri cyaha cyose kigira ingaruka, ugasanga uhuye n'izindi ntambara mu kazi. Ariko rero njye mu ijambo rigufiya navuga ngo Imana yagushubije, wabonye umugisha w'ibyo wasengeye. Yego, kubera yuko hari inyigisho dufite cyane cyane abantu bazazikurikirane mu bitondo by'umugisha, uko uziki icyumweru tugiye gutangira, bivuga mu by'ukuri uburyo bwo kubiba, uburyo bwiza bwo kubiba. Kuko kubiba nabyo ni etape imwe ituma umuntu abona umugisha w'Imana. Rero muri izo nyigisho niho hazaboneka mu by'ukuri ibintu bizajya bigenda bifasha abantu umunsi ku wundi. Ariko tuvuze kuri iki ngiki ni uko umuntu ashobora gukora icyaha bimubuze kubona umugisha, kubera yuko icyo cyaha ntabwo yagitinzemo, nta nubwo yakibayemo. Gukora icyaha ni kimwe, no guheranwa nacyo ni ikindi. ushobora kugikora ariko ukajya imbere y'Imana ukagira gute, ukatura ukihana, Imana ikakubabarira. Irakubabariye, umugisha wugezemo, urawakiriye neza, winjiye mu byawe Imana yakubwiye, ariko uzabona ingaruka z'icyaha wakoze. Yego. None pastor, ririya jambo ryo muri rivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ubwo ngubwo ntiwaba wenda ubwo unyuranyije naryo mu by'ukuri? Ababi n'abeza sereka ngo ukuntu Imana ibavubira rero. Iryo jambo rirasobanutse cyane, ariko abantu batajya bimenya neza. Yego. Buriya hari igihe abantu babana, sibyo? Akaba hari umunyamugisha witwa Mariya, sibyo? Ni mwiza, akorera Imana nk'uko bikwiriye, Imana iramwishimira. Yego, sibyo? yego. Hanyuma rero akaba aturanye n'undi muntu witwa Tereza, uri aho ngaho, sibyo? Yego. Uri Tereza babangikanye imirima yabo, bose bahinga hamwe, bose bahinze ibigori, imvura yagwa ikabwira ya mirima yose. Urumva? Ikagwa mu murima wa Tereza n'umurima wa Mariya. Mariya wa wundi ubaha Imana yahesheje umugisha Tereza. Yego. Icyo niho avuga ngo imvura nako Imana ivubira ababi n'abeza, abeza n'ababi. Yego. Aha. Bakunzi mudukurikirane ku rubuga rwa TikTok, turabakiriye cyane, dusabe Imana ishimwe cyane, karibu. Ndetse namwe Tunga, Brigitte, ndetse n'uwo Delice na Mr Blessing, mwese turabakiriye, mwimve mikaze mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikiganiro kiri guca live kuri TikTok ndetse kigaca live ku rubuga rwa YouTube channel Isoko y'Imigisha TV. Tubararikiye komeza kugikurikirana ndetse mukagisharinga n'abandi bantu mutapinga. Imana ishimwe cyane, turabona rwose, mwimve mikaze kuri live. Ndetse tubutsa neza ko hari ibindi biganiro byinshi mugiye kubonaho, hari abatumirwa benshi mugiye kubonaho, cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga z'Isoko y'Imigisha TV. Tubahaye rero kugira ngo kandi tubarakiye komeza muri kumwe natwe, mutapinga, musharinga, kugira ngo dukomeze turi kumwe. Murakaza neza, mwimve mikaze mwese, Tunga, Ma Brigitte, Mr Blessing ndetse na Delice, ndetse n'abandi murarikiye n'abandi gukomeza gukurikirana iyi live kuko ni ingirakamaro cyane. Kandi nkwibutse ko wowe udukurikiye wifuza gutanga igitekerezo, cyangwa se hari ikibazo ushaka kubaza, cyangwa se hari icyo wumva ushaka kubavuga, karibu, turakwakiriye rwose, ntawe duheje. Urakaza neza, ngwino utubaze rwose, jya muri comment wandikemo icyo ushaka ko twavugaho, cyangwa se wandikemo icyo ushaka ko twabaza pastor tukimubaze. kandi rwose mwimve mikaze, murakoze cyane. Munyarukiye no kuri YouTube channel ni Isoko y'Imigisha TV, muraza kuyibona ndetse neza cyane. Hallelujah. Murakoze cyane. Pastor, turakomeje none. Mu by'ukuri hari ibyaha byitwa ko bikomeye, ariko abantu bamwe na bamwe bagiye basa nkaho bavuga ko ntacyo bitwaye, ari ibintu bisanzwe. Mu by'ukuri tubwire, ni nk'ibihe byaha ushobora gukora uwo waba uri we wese bikaba byakubuza umugisha? Ni nk'ibihe byaha? Ari ibyaha bikomeye, yego, bituma umuntu abura umugisha. Ni nk'ibihe? Ugakora icyaha cya mbere ngiye kuvuga ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Icyaha cyitwa ubusambanyi, iyo umuntu akibayemo,
kugira ngo uzagire icyo ugeraho witwa umuntu w'Imana ariko wa mu cyaha cy'ubusambanyi. yego Gitera umuvumo, yego kibuza umugisha. yego Ikindi cyaha gikurikiraho ni icyaha cyitwa gusenga ibigirwamana cyangwa se kujya mu bapfumu. yego Kujya mu bapfumu nacyo ni icyaha kibi gishobora gutuma umuntu atagira icyo ageraho, yego agahura n'umuvumo, akabura umugisha, ugasanga mu by'ukuri ibintu byabaye bibi cyane kubera yuko ari muri icyo cyaha. Ibyo akora byose bikanga kubera ko aba muri icyo cyaha cyo gusenga ibigirwamana, cyo kujya mu bapfumu, cyo kutizera Imana. Arega icyo ni ikintu nacyo gifatanyije no kuba umuntu atizera. Ntabwo umuntu aba yizera Imana. Burya iyo umuntu agiye mu bapfumu ntabwo aba yizera Imana ko ishobora byose. Icyo nacyo ni icyaha gishobora gutera umuvumo, gishobora gutuma mu by'ukuri udatera imbere mu byo ukora, kandi wibwira ko ahari ari byo byakabaye bigira gute biguteza imbere. Ikindi rero ni icyaha cyitwa kubeshya. yego Kubeshya nubwo abantu babifata nk'ibyoroshye, ariko nacyo ni icyaha kibi gishobora gutuma ugira ibibazo n'intambara mu buzima bwawe, uhura n'umuvumo, mbese uhura n'ibyo njya numva abantu bakunda kwita ngo ni imyaku. Ibyo rero nacyo ni icyaha kitari cyiza. bivuze ko imyaku, burya umuntu ufite imyaku nuko aba akora ibyaha cyane, cyangwa nuko bemeze bite? Umwaka mu buzima rimwe na rimwe hari igihe abantu twizeye Imana ntabwo twakwemera umwaka, ntabwo twemera ko umwaka ubaho. kubera iki? Kubera ko iyo umuntu yasenze ntabwo ahura n'umwaka, ntabwo uhura n'umwaka, ahubwo uhura n'ibintu Imana yagennye ko uhura nabyo. yego rero ni ukuvuga ngo niba hari icyo Imana, ese uzi ko Imana ishobora gutegura n'ikibi ko kikubaho, ariko mu by'ukuri ari umugambi mwiza kuri yo? birashoboka cyane cyane rwose. Ushobora guhura n'impanuka kandi wasenze, ariko ari umugambi mwiza ko Uwiteka Imana ishobora byose. Eza Imana ishaka yuko ujya kuryama ahantu ikakwigishirizayo, Imana ishaka yuko igaragaza ibitangaza byayo, ugakora impanuka ariko ntigire ikigutwara. Imana ishaka yuko ikuganiriza mu gihe runaka uri ahantu runaka, kubera ko yarakubuze. Ibyo byose birashoboka. yego Ushobora no gufungwa mu by'ukuri, yego ari umugambi w'Imana kugira ngo ayikujyanye igukoreshe ibyo ishaka kugukoresha. yego Ushobora no kurwara, ari umugambi w'Imana kugira ngo Imana igaragaze gukomera kwayo n'ibitangaza byayo, kandi aho uri irusheho kugira gute kugusura no kubana nawe. Byose birashoboka. yego Rero ntabwo ari imyaku, kubasenga ntabwo ari imyaku. Ibitubaho byose ni umugambi w'Imana, ni gahunda y'Imana. Imyaku rero iba ku bapagani batazi Kristo, ariko abazi Yesu nta myaku bashobora guhura nayo. Pastor, ubu ni ukuvuga ngo ku muntu usenga cyangwa w'umukristo, ikintu cy'umwaka cyo nta cyahubwo buri kintu cyose wizera Imana by'ukuri, wizera Imana by'ukuri, atari wa muntu wo kubuzabuza gusa. yego Gusenga no kwizera biratandukanye. yego Hari abantu bajya mu gusenga ari ugusenga gutyo gusa, yego ariko mu by'ukuri nta kwizera kuri imitima yabo, nta gukiranuka bafite. Ko gusenga kugendana n'ibi bintu ko ari bibiri, yego gukiranuka, hanyuma noneho rero no kugira gute no kwizera. yego Iyo umuntu adafite ibyo ngibyo rero ashobora kuzamuka n'imisozi, ariko ugasanga sitira aracyari hahandi, aracyakora mu byaha, aracyakora ibyaha. Niyo uko ugenda uhura n'imyaku kandi bavuga ngo arasenga, banamubona ko asenga, ariko umuntu usenga agakiranuka, akizera Kristo, Kristo akabana nawe umunsi ku wundi, ntabwo ahura n'imyaku, yego ahubwo ahura n'ibintu byose Imana yateguye ko agira gute ko ahura nabyo. Okay, bakunzi mudukurikiye mu buryo buri live kuri TikTok, tubibutse neza ko uyu turi kumwe nawe ni Pastor Chris, umushumba, ndetse akaba ari nawe Imana ihagurukije muri iyi minsi iruhanyije igoye abakristo, ndetse ari kutugezaho ikiganiro twibaza ati ubundi umugisha n'amahirwe ibintu bitandukanira hehe. Nibyo ari kudusobanurira. Rero ndagira ngo mushishikarize n'abandi bantu gukurikirana icyo kiganiro, kubera ko inyuma yacyo hari n'ibindi biganiro ndetse byinshi cyane kandi bireba abakristo ndetse banabyizera. Wowe rero uri hano dukurikiye, turagusaba kugira ngo usharinge ino live igere ku bandi bantu benshi mu buryo butandukanye. Bibutse ko iri guca ahantu hagiye hatandukanye ku mbuga zose za nkoranyambaga z'Isoko y'Imigisha TV. Iyo ni channel cyangwa se channel ushobora kubonaho
ibyigisho bigiye bitandukanye, ndetse amateraniro yo kuramya no guhimbaza, mbega hacaho ibintu byinshi cyane, ariko cyane cyane bivuga ku iyobokamana. Pastor, tugaruke rero ku kijyanye n'amahirwe. Ntabwo bishoboka ko ushobora kuvukira mu muryango uko ukura ukagenda amahirwe yawe n'ubundi, cyangwa se ugasanga wenda uvukanye amahirwe uvuga, ariko ugasanga wenda w'umuryango wawe cyangwa se n'abo muvukana barayishe biranze. Ntibishoboka byo? Byashoboka cyane. Byashoboka cyane. Aha, tubwire n'ikintu umuntu yakora kugira ngo byose abyirinde, ndetse n'abadukurikiye bumve bino bintu. Wenda hari udukurikiye kano kanya bishobora kuba byarabayeho, akabona ibintu bye biri kugenda nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, atazi ngo biri gupfira ahangaha, atazi ngo biri kugenda gutya. Mu by'ukuri utubwire n'icyo yakora nyine nyuma yo kwibona ibyo bintu. Karibu. Ushobora kuvukira mu muryango umeze neza, ugakura umeze neza, ariko byagera nyuma ukabona biranze. Yego. Ugasanga mu by'ukuri usigaranye gusa bya bindi wavukanye, bya bindi by'ababyeyi bawe, ariko wowe ibyo ugerageza gukora byose ukagira gute bikanga. Yego. Bishobora guturuka akenshi, hari igihe biba ku bantu begereye Imana, bakijijwe, basanze Imana, bikaza ari nk'ishuri. Imana ishaka kwigisha yuko utizerera ku byo ubona, utizera ku bifatika, utizera ku by'umuryango, udagira gute, udakomeza kumva yuko umuryango uhagije, ahubwo ukamenya neza yuko Imana yawe ishobora kugutungisha imigisha yayo. Ushobora gukizwa rero, bwa butunzi wari ufite buva mu miryango bukayoyoka bukagenda. Pastor, nyemerera twakire Uwineza. Karibu, wimvemo ikaze kuri live TikTok. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, aho turi kuvuga ku kiganiro kigendanye n'umugisha ndetse n'amahirwe. Karibu wisangemo ikaze. Karibu, murakaza neza cyane. Ndetse nawe tumurere Jennifer, urakaza neza cyane, tuguhaye ikaze kuri no live TikTok. Pastor, komeza ari kutubwira. Nani mbabwira ngo umuntu ashobora kuvukira muri uwo muryango. Yego. Ufite ubutunzi, ufite ibintu byinshi, abantu bari aho ngaho badamaraye, yajya muri Yesu Kristo, yakwakira umwami Yesu nk'umukiza we w'iteka ryose n'ibihe byose, ukajya gusanga ibintu birayoyotse. Icyo gihe rero Imana ibishaka kukwigisha yuko udakwiriye kudepanda ku bintu by'imiryango, ahubwo Imana ishobora gutanga umugisha wayo utandukanye n'iby'imiryango. Icyo gihe rero nubibona ntuzacike intege, uzamenye neza yuko Imana igukunda. Hari icyo ishaka kukwigisha, kwigisha imodoka zo mu miryango zikavaho, amazu yo mu miryango ukabona atejwe cyamunara, ibintu byose byo mu miryango ukabona biragiye, ariko Imana ibishaka kuzakuremera ibyawe nyirizina. Yego. Icyo gihe rero ntuzacike intege, ntibizakubuze gukora. Uzakore ariko usenga Imana, wubaha Imana, ukomeza guhagarara mu mwanya w'Imana, kuko hari igihe bishobora kuza ukavuga ati burya inzira nakurikiye ntabwo ari inzira nziza. Yego. Inzira iri kumbuza ubutunzi bwanjye se ni inzira nziza? Inzira iri kumbuza icyubahiro cyanjye nahoranye ni inzira nziza? Ariko Imana iyo uhagaze neza ugakora ibyo Imana ishaka, Imana ibigukubira inshuro nyinshi. Ba bandi wabonaga ko bari imbere yawe ukazajya ugasanga ugiye imbere yabo kuko wubashye Imana. Ariko bya bindi wishingikirizaho by'imiryango byose byamaze kuvaho, Imana igashyiraho fondasiyo y'ibyayo bitandukanye n'iby'imiryango. Ibyo rero birashoboka. Pastor, hari abantu badukurikiye wenda bashobora kuba bizera cyangwa se barizereye mu bintu by'abapfumu cyangwa se by'imyuka mibi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bazi neza ko abapfumu ndetse n'iyo myuka mibi bizeye ariyo izabageza ku ntsinzi yabo cyangwa se ku mugisha wabo. Mu by'ukuri gerageza abo bantu bahereza ubutumwa, ndetse utubwire n'icyo Imana ivuga. Ese mu by'ukuri bigenda gute iyo umuntu yizeraga Imana nyuma agahindura uruhande akajya kwizera imyuka mibi cyangwa se kwizera ibindi agamije kuronka wa mugisha, agamije kuronka ya mahirwe aba yaravukanye? Mu by'ukuri ibyo bintu bigenda gute? Nize ngaruka zimubaho? Ingaruka zikomeye cyane ziraboneka. Ntabwo wakwishimirwa n'Imana uyibangikanya n'izindi mana. Icya kabiri ni uko ibintu by'abapfumu bitagira garanti. Navuze ngo umugisha uturutse ku Mana ugira garanti, n'uwiteka ryose.
n'iteka ryose. Ntabwo ujya urangira. Ijambo ry'Imana niko bitubwira. Ntabwo ugira ibibazo, ntabwo uhura n'intambara, ariko ibintu by'abapfumu naho wabibona bishobora kuza ari by'akanya gatoya kandi bikaguteza intambara, ugahura n'intambara mu buzima bwawe. Noneho rero iyo ubibangikanyije no kuba witwa ngo ujya mu nzu y'Imana, hangana n'ibibazo, hangana n'intambara, ko nta muntu ubangikanya Imana ibiri ngo bikunde. Rero icyo nabwira umuntu ni uko nubona umugisha wawe usa naho uri kugenda uvangirwa, ukabona mbese ibyo ushaka kugeraho ntabwo uri kubigera nk'uko bikwiriye, injira mu mwanya gusa wo gusenga Imana. Kora ariko usenge n'Imana, urusheho gusenga, urusheho kubaha Imana, urusheho gukiranuka, urusheho kwizera. Ariko nujya mu bapfumu, menye ngo ibyawe birapfuye, uhuye n'ibibazo birenzeho. Icya mbere uhuye n'ibibazo ariko ubuze n'ubugingo. Izo ngaruka abantu bakwiriye kuba bazizi. Mu by'ukuri uragira uti izo ngaruka abantu bagomba kuba bazizi, banaziteguye ahubwo. Yego. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo biriya twumva ngo amahirwe ngo amagegura mu gakorera ku giti gakorera ku kantu, ntabwo birashoboka. Biriya bintu ntabwo bibaho. Biriya bintu ni ubushukanyi, ni ikinyoma. Ikinyoma kiba igihe gitoya. Ushobora kubona ubutunzi bukaza ari nk'ingurukira, ari nka wa muriro w'amashara, ukabona buraje, ariko buzima ko bugenda niko bugenda burundu, ugasubira hasi kandi ntuzongere kubyuka. Ariko iyo wubashye Imana ugenda buke buke, uzamuka buke buke, uzamuka buke bukeya, ntabwo wakongera gusubira hasi. Ibintu byawe byavuye ku Mana, ufite garanti yabyo, ufite umugisha w'iteka ryose n'ibihe byose. None pastor, mu by'ukuri uragiriye inama ki ku bantu bisanze muri ibyo bintu, ndetse akenshi bagiye babijyanwamo wenda na bamwe mu bitaba inshuti zabo, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa ugasanga nawe arabyizeye, ariko bakisanga nyine byababayeho. Inama nabagira ku bantu babigiyemo batabizi, ni uko babivamo mu maguru mashya, bakizera Kristo, bagasanga Imana. Byaba ngombwa akisunga umukozi w'Imana ufite amavuta, ubasha kumufasha kugira ngo iyo migozi imuziritse ikurweho. Pastor, ndagira ngo twibutse abantu badukurikiye ko iyi ni live iri guca kuri TikTok, yego, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose, cyane cyane YouTube channel yacu yitwa Isoko y'Umugisha TV, ndetse no kuri TikTok Isoko y'Umugisha TV, aho usanzwe n'ubundi ukorera live. Iyi live kandi mbibutse neza ko izajya iba buri wa kane, gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye, mu biganiro byose dukora ku wa kane, byose bikorwa mu gihe kuzajya mubibona. Ndetse wowe wibaza ikintu cyakunanisha kuri mu buzima, ukabona barakugoye umunsi, ariko mu by'ukuri utazi ngo si iki kibazo ndimo nagisohokamo gute, utazi mu by'ukuri si ibintu bimeze gute, mu by'ukuri aho niho Pastor Chris azira, kuko nababwiye yuko ni umukozi w'Imana muri iyi minsi yahagurukije, usizwe amavuta, kandi mbibutse neza ko rwose kudukurikira nta gihombo kirimo, kandi ni ukuri inyungu mukazibona. yego. Rero mwese tubahaye ikaze kuri TikTok, aho muri kudukurikira live, kugira ngo muri kubibona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse wanyarukira kuri YouTube channel ukareba ibiganiro byagiye bikorwa n'umukozi w'Imana Pastor Chris, cyangwa se Pastor Chrysostom. Pastor, Haleluya, twakomeje mu kiganiro cy'umugisha, haleluya, ndetse n'amahirwe. agodesirebo, haleluya, haleluya. Aho tubashe kubona neza ko amahirwe ushobora kuyavukana, ariko ukagira imbogamizi aho uvukiye bitewe n'aho uvukiye ndetse n'ibyo ukuriyemo, ugasanga rwose biranze. Icyo gihe nk'uwo muntu watubwira icyo yakora, ndetse utubwira n'icyo muri we nawe agomba kuba ameze. Ariko nanone tuza kubona ko pasiteri, hari abantu bashobora mu by'ukuri kuba bafite ibyo twe twita ko ari umugisha mu buryo bugaragara. Tuvuga umuntu wenda yikorera ibyo uko ashaka, ariko ukabona nyine aratunze kandi mu buryo, ariko ugasanga umuntu uri imbere y'Imana ari gusenga, mu by'ukuri ugasanga nta kintu afite. Yego. Mu by'ukuri ibyo bintu turagira ngo ubisangize abadukurikiye,
ubundi babashe kubisobanukirwa neza kugira ngo umenye kubitandukanya, hanyuma nabyo bitangeho umurongo. Kandi mbibutse ko mwebwe mudukurikiye, waca mu buryo bwa commentaire muri comment section ukatugeza igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe, icyo ari cyo cyose turagusubiza, turakivugaho. Karibu Jolie Immaculée, tuguhaye ikaze, wumvemo ikaze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iki kiganiro bibutse ko turimo ari ikiganiro kivuga umugisha n'amahirwe. Ese mu by'ukuri umugisha n'amahirwe bitandukanira hehe? We turakuraritse rero wogira umugisha kuba uje kuri live ukumva neza bitandukanira, kubera ko n'umumaro ndetse nawe ubasha kumenya uburyo ubitandukanye, ukamenya ngo ese burya bya bintu bitandukanyiriza aha. Karibu rero mwumvemo ikaze mwese. Pastor, komeza dusobanurire mu by'ukuri uwo muntu wisanze muri iyo case cyangwa wisanga muri iki kibazo kimeze gutyo. Wenda umugisha rimwe na rimwe byagiye byanga, kandi mu by'ukuri ari umunyamahirwe, yarize neza, ari umunyamahirwe, ariko yisanga nyine muri situation itamwemerera kuba yava kuri intambwe imwe ngo agere kuri ya kabiri. Uwo muntu aramugira ese mu by'ukuri arakora iki? Uyu muntu ubona ibintu byaranze kandi ntako atagize, yaragerageje arakora, akora uko ashoboye, yiga neza, arangiza amashuri ye neza nk'uko bikwiriye, wenda abonye n'akazi, ariko mu kazi ke araza akabona ibintu biragenda gutyo. Uwo nguwo tuvuga yuko aba afite umudayimoni w'inyatsi, kandi nta kindi kintu gikuraho uyu mudayimoni ni uko imbere y'Imana ugasenga. Hanyuma noneho rero ugasenga ariko ugakiranuka, ukizera n'Imana cyane. Ugasenga ugakiranuka, ukizera n'Imana cyane, kandi ntabwo wenda wavuga ngo ngiye kubikora ukwezi kumwe ngo bite birangira. Ni ibintu ukora kugeza ubwo uzabona ibintu bigenda neza, ukabona Imana itangiye gukora ibintu byiza etape kuri etape. Ni ibintu rero udakwiriye gukora ngo urambirwe, uvuge ngo naragerageje, ndizera, ndasenga, ndakiranuka, imyaka ibaye 5. Oya, komeza muri iyo situation yo gukiranuka, gusenga no kwizera, hanyuma Imana byanze ko igihe kizagera ubona Imana ikugiriye neza. Nyakunda kubwira abantu, reka nongere mbivuge, ntabwo iby'Imana ari automatique ako kanya, biza buke na buke, biza ruto na ruto. Nabo nyine Imana ikorera ikintu ukabona yagikoze ako kanya, ariko ni bake cyane. Abanyamugisha Imana igenda ibikora buhoro, nibo banyamugisha, kubera yuko hari igihe bikora gutya bikaza rimwe, ukabona umugisha urakugwiriye, ukabona ibintu birakugwiriye, ugatangira ukananirwa kubyifatamo neza, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ukiranukira Imana uko bikwiriye. Ariko iyo biza buke na buke, nibwo ugenda ubona imbaraga z'Imana, ubona gukiranuka kw'Imana, ubona kugira neza kw'Imana. Ariko bije rimwe na rimwe ushobora kwiringira imbaraga zawe, ukizera yuko ari ibintu bivuye ku bantu, ariko iby'Imana biza buhoro. Nagira inama rero umuntu ubona ko bitagenda, akomeze gusenga, akiranuka, yizera Kristo, akomeza gukora ibyo Imana ishaka, byanze bikunze Imana izamugirira neza. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo nta hantu hari ahantu icyaha ushobora kubura n'umugisha, icyaha waba wakoze. Umuntu wese ushaka umugisha w'Imana, nasaba Imana imufashe kugira ngo n'ibyaha ate kunywa amazi, sibyo? Asaba imbaraga z'Imana. Umuntu ashobora kwisanga yaguye mu cyaha, ariko hari igihe umuntu akora icyaha yagize gute, yagipangiye, yagiteguriye. Ibyo rero, ibyo mu by'ukuri nabivuze, nakongera kubivugaho, bibuza umuntu umugisha. Bibuza umuntu umugisha, ariko abantu bajya basobanukirwa ko iyo tuvuze umugisha, ntibakarebe ku mafaranga, ntibakarebe ku mazu meza, ntibakarebe ku butunzi. Umugisha ni ibintu byagutse cyane. Icya mbere kiri mu mugisha no kubaha Imana n'umugisha, no kubona umwanya wo gusenga Imana nawe n'umugisha, no kubona uburyo ugasoma ijambo ry'Imana nawe n'umugisha wahawe n'Imana.
abantu bakazajya bumva amafaranga, ngo bumve amazu, bumve ubuzima bwiza gusa, mu bifatika oya, n'iby'umwuka nawo ni umugisha. Yego. Okay. Tuributse ko bakunzi inshuti mudukurikiye kuri live TikTok y'Isoko y'Imigisha TV. Gaga karibu turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, mwiyumve mikaze mwese abadukurikiye. Iki ni ikiganiro cy'uyu munsi, ndetse aho buri wa kane mugiye kuzajya mukurikirana ibiganiro mu buryo bumwe bitandukanye, cyane cyane byibanda ku bibazo abantu bagiye bibaza mu buryo bumwe. Kano kanya ushobora kuba uri mu kibazo, cyangwa se ufite ibibazo, cyangwa se ufite ikigeragezo, cyangwa se ufite n'ibindi urimo bitakoroheye. Ariko mbyibutse ko kuri Isoko y'Imigisha TV karibu wowe wumva rwose byagucanze byakuyobeye, karibu ngwino wumve, ndetse wumve icyo umwuka abwira amatorero, ndetse neza wumve neza icyo Pastor Chris atugezaho, kubera ko ni umukozi w'Imana uhagurukiye muri iyi minsi no kubwira abantu, ndetse kandi akabwiza ukuri mu by'ukuri. Karibu rero wumve mikaze, ni ukuri tuguhe kaze kuri kamera y'Isoko y'Imigisha TV. Iki ni ikiganiro kiri gucaho live kuri YouTube channel yitwa Isoko y'Imigisha TV, ndetse ni live TikTok, byose biri gucaho live. Mukomeze mutapinge, musharinge, ndetse mukomeze muze mwumve neza. Hallelujah. Wowe ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, karibu ugane Pastor Chris, muganire, musengane, kandi Uwiteka Imana isumba byose arakora ibikomeye, kuko ari byo sezerano yaduhaye. Pastor, Hallelujah. birashoboka ko umuntu yagufungira amahirwe cyangwa umugisha? Birashoboka. Udasenga, njye nta muntu wamfungira umugisha, kubera yuko nizeye imbaraga z'Imana. Nizeye imbaraga z'Imana, nizeye gukomera kw'Imana, nta muntu wamfungira umugisha. Ariko umuntu upfa gusenga gutyo byaho ngaho, adahamije na Mwuka Wera yuko ari imbaraga z'Imana ziri muri we, barawufunga barawufunga. Reka tugaruke twakira abantu. Mutamba wa Ndahiro, karibu, turakwakiriye kuri live TikTok Isoko y'Imigisha TV. Wimve mikaze, turakwakiriye. Karibu nawe mu bandi wumve icyo Uwiteka avugana n'abakozi bayo. Karibu. Hanyuma birashoboka ko umuntu yakugurukira umugisha cyangwa amahirwe Cyane. mu buryo bumeze gute, Pastor? Mu buryo Gerageza kudusangiza kugira ngo mu buryo bw'imbaraga, byumve neza, bamenye ngo buryo bya bintu byacu bipfira. mu buryo bw'imbaraga za Satani n'abadayimoni, mu buryo bw'abapfumu, mu buryo bw'abarozi, imigisha irafungwa. Ariko nyankunda kuvuga ngo ni abantu bayifungira bitewe no kujya mu ntege nkeya. Utagiye mu ntege nkeya ugasenga Imana, nta muntu wabasha kugufungira umugisha. Byashoboka yuko yabigerageza, ariko ntiyabishobora, bitewe n'imbaraga z'Imana zibasha kunesha imbaraga za Satani. Ariko birashoboka cyane yuko abantu bafungira abandi imigisha. Rero icyo twagira abantu inama ni ukusenga batajenjeke, bagahora mu mbaraga za Mwuka Wera, bagahora mu bihe byo gusenga, basenga bizeye kandi bakiranuka. Izo mbaraga n'ibyo babateza byose ntacyo bizabatwara. Abarozi bazaroga, abantu bazajya mu bapfumu, batanga ibyabo bibashireho, ariko we ntacyo uzaba. Ni ukuvuga ngo inama cyangwa se igisubizo ni ugusenga. Ni ukuba mu masengesho, udapfa gusenga gusa byawaraza. Mbese by'umuhango, oya, reka gusenga by'umuhango, senga wizeye, senga ukiranuka, ntacyo bizagutwara. Yego. Amen. Pastor, uragira uti senga wizeye, senga uko byasa kose, ntacyo bizagutwara. Yego. Abantu baroga abandi, umuntu akafatira amagambo mabi, Mu by'ukuri utasenga bikagufata cyane rwose, bikagufata kabisa cyane, ni ukuri. Rero bakunzi b'Isoko y'Imigisha TV mudukurikiye mu buryo buri live kuri TikTok, ndagira ngo mwebwe uwumva afite ikibazo cyangwa se igitekerezo ashaka kutugezaho no kudusangiza, yaca muri comment section akatubwira rwose, nta kibazo. Ndetse wumva hari icyo wifuza kugeza, cyangwa ikiganiro wifuza gutanga mu buryo bw'iyobokamana, karibu turakwakiriye. Mwimve mikaze mwese, kandi mbutse ko buri wa kane haba hari amateraniro, na mukanya hari ibiganiro bigiye gucaho live, ndetse cyane bigiye gucaho, biraza kuba biri gucaho live ahangaha, ndetse no kuri YouTube channel Isoko y'Imigisha TV. Turararikiye kugira ngo mubikurikirane, kuko kutabikurikirana rwose ni igihombo, kuko birimo inyigisho
kandi inyigisho nziza. Pastor, Amen. Yego. akavuga ati wenda reka bigenze gutya na gutya, umugisha wanjye Imana yambwiye iki? Imana yansezeranyije umugabo wenda Imana yansezeranyije urugo rwiza, Imana yansezeranyije ibi ngibi. Mu by'ukuri uwo muntu, mu by'ukuri koko Imana yaramusezeranyije, ariko se ni iki agomba gukora mu by'ukuri kugira ngo abagarire rya sezerano ry'Imana yamuhaye? Ni iki yakora hagati aho ngaho? Ndasa naho ndi bukomeze gusubira mu bintu bimwe, ariko ikintu umuntu agomba kumenya cya mbere ni uko isezerano ry'Imana ritajya rihinduka. Icyo Imana yavuze byanze bikunze izagikora, kandi bajye batandukanya ibyo Imana yavuze n'ibyo abantu bavuze, kuko abahanuzi barahanura, abantu bakarota, Imana nayo ikavuga. Hari rero ibintu bidasohora kubera yuko bitavuzwe n'Imana. Hari n'ikindi gihe ibintu bidasohora byaravuzwe n'Uwiteka Imana, ariko umuntu ntahagarare mu mwanya we neza nk'uko bikwiriye. Wa mwanya Imana yatangiye amasezerano ugasanga si wo ugihagazemo. Imana yaje kugushaka ikaguteka kubura. Nicyo gituma rero niba uri mu isezerano wifuza ko Imana izasohoza ibyo yavuze kuri wowe, komeza guhagarara mwanya wawe usenga Imana wizeye kandi ukiranuka. Nibyo bintu bibiri bishobora gutuma amasezerano adasohora. Icya mbere ni uko bishobora kuba bitaravuzwe n'Imana kandi wowe ukakomeza kwibeshya ko byavuzwe n'Imana. Icya kabiri ni ukudahagarara neza mu isezerano ryawe. Uragira uti umuntu yaribagarira gute? Kubagarira isezerano ryawe ni ugukomeza gusenga, ni ugukomeza kuba mu mwanya wawe, ni ukudacika intege. Ntuzacike intege mwene data, ntuzacike intege. Umuntu wizera Yesu ntabwo ajya acika intege, ntabwo ajya arambirwa ngo avuge ngo biratinze. Oya, niba Imana yaravuze, reka gucika intege, reka kurambirwa, reka kuvuga ngo Imana yarambwiye none ndabona itinze. Izere gusa yuko iyavuze no gukora izagira gute, izakora. Haleluya. Kandi ukomeze kumenya ngo Imana ikora igihe cyayo. Wowe uruhare rwawe urukore, hanyuma urindire icyo Imana izagira gute kizakora. Amen. Hari umuntu wanditse kuri comment section agira ati ese pastor wasobanukirwa gute niba Imana ari Imana yavuze cyangwa umuntu wavuze? Uyu muntu yitwa Brigitte, wamusubiza? Kumenya ko ari Imana yavuze cyangwa se ko ari umuntu wavuze, ubundi aho ngaho twasobanuye ibintu byinshi ariko navugaho bikeya. Icya mbere kumenya ko umuntu yavuze atari Imana yavuze, uzabibwirwa nuko ibyo avuze ntawe bihuriye n'ijambo ry'Imana. Iyo umuhanuzi ahanuye ukumva ntawe bihuriye n'ijambo ry'Imana, ubona yuko mu by'ukuri bitavuye ku Uwiteka. Ngiye gutanga nk'urugero. Iyo umuntu ahanuye akavuga ngo uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo, ibyo bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ariko niba avuze ngo uzaba umutwe ntabwo uzaba ibirenge, ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Uwo muntu rero azaba avangiwe. Ntabwo ubuhanuzi bwe buhuye n'ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Ikindi ni ubuhanuzi buje budahamanya n'umwuka uri muri wowe. Ubuhanuzi buje budahamanya n'umwuka uri muri wowe nabwo bushobora kuba atari ubuhanuzi buvuye ku Mana. Icya gatatu wenda ni uburyo uwo muntu ahanuye. Araguhanuriye, ngiye gutanga nk'urugero. Araguhanuriye, arakubwiye ngo Imana wenda igiye kuguha poromosiyo. Ariko nubwo igiye kuguha poromosiyo, kugira ngo niyo poromosiyo tanga ituro ry'ibihumbi 100. Ibyo ntabwo bihuriye n'ijambo ry'Imana, ibyo ni ibinyoma. Uwo muhanuzi uzamufata nk'umuhanuzi w'ibinyoma, kuko Imana ntabwo ikigurisha umugisha wayo.
sibyo? Rero ibyo ngibyo ntuzabikore, uzamenye ko uwo muntu atavugiwemo n'Imana. Twavuga ibyo bitatu gusa, ibindi birahagije, n'abandi bazajya bagenda bamenya yuko kuko Imana yavuganye nabo cyangwa se ari abantu bivugiye gusa. Nawe nusenga Imana ukaba uri imbere y'Imana ukaba ukorana n'Imana, uzamenya ko ari Imana ivuganye nawe cyangwa se ko ari umuntu upfuye kuvuga. Pastor, nyemerera twakire Ishimwe Tina. Tina, karibu. Kandi wiyumve mikaze. Iki ni ikiganiro kiri guca live kuri TikTok, ku nkoranyambaga zose z'Isoko Imigisha TV, ndetse no kuri YouTube channel y'Isoko Imigisha TV. Iki ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'umugisha n'amahirwe. Yego. Aho twamajije kubona ese mu by'ukuri umunyamugisha ameze ate, so amahirwe byo bimeze bite, ngira ngo wenda abo twabonye kuva kare babisobanukiwe, babyumvishije, babashe kumva neza ko aho bitandukanye. Pastor, tugana ku musozo, ariko dusezeranya abantu bacu turi kumwe ko ari akagaruka mu kandi baza kongera kugaruka, turagira ngo mu by'ukuri dusoze dusengera abantu badukurikiye TikTok, ndetse dukomeza gushimira abantu babanye natwe kuva dutangiye no live kugeza tugeze ku musozo. Kano kanya twibutse ko mu kanya haraza kuza izindi live z'ibindi biganiro, ndetse dufite n'abandi batumirwa, hari amateraniro mukagiye kuhaba, hari abatumirwa bagiye barimo, mbega tubagisha ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Rero mwebwe mudukurikiye turabararikira kugira ngo mukomeze mudukurikire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi wowe uri kutwumva uri kuri live ya TikTok wifuza tugezaho ibiganiro, cyangwa se wifuza kuba hari ubuhamya ushaka gutanga, cyangwa se hari uko ushaka kugaragaza imirimo Imana yagukoreye, karibu turakwakiriye. Uwo waba uri wese rwose ngwino urisanga, upfa kuba uri umwizera wizera ku Mwami Yesu Kristo watombye ku musaraba. Haleluya. Turakwakiriye Pastor. Amen. Tugana ku musozo, turagira ngo ugire icyo ubwira abantu baradukurikiye, yaba ari mu buryo bari guca kuri live ya YouTube, ndetse no mu buryo bari guca kuri live ya TikTok. Gira icyo ubabwira kandi ubasengere mu izina rya Yesu Kristo. Abandi turabonana mu kanya. Karibu Pastor. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana iriho, Imana izahoraho iteka ryose, turagushimiye. Dushimiye imirimo yawe itangaje ukomeje gukorera muri twebwe. Dushimiye gukorera Nyagasani Imana Data wa twese uri mu ijuru, ko ukorera muri twebwe, Mwuka Wera akatuyobora iminsi yose. By'umwihariko turagushimiye ko utuyoboye muri kino kiganiro, Mwuka Wera yabanye natwe. Dushimiye abantu bose babanye natwe kuri live ya TikTok, babanye natwe Nyagasani Imana kuri YouTube. Abo bose Mana turasabye ngo babone umugisha wawe, umugisha wawe ugaragare kuri bo, ubwiza bwawe Nyagasani Imana babeho, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibindi biganiro tugiye gukora Mana ubigaragaremo nk'Imana ikomeye, kandi amahoro yawe utangira ubuntu akomeza kuba kuri twebwe Data, uyu munsi n'iteka ryose. Amen.